Ndagusuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Aka kanya mu karere ka Kirehe humvikanye amahano mabi cyane, inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bitewe n'ibyo umupadiri wo ku ishuri ibyo akoreye umwana yigisha bikomeje gutera agahinda abagiye batandukanye. Mbega ibintu umupadiri akoze byashavuje benshi batandukanye. Mbese aya mahano uyu mupadiri yaba akoreye uyu mwana yaba ari ayahe? Mbese ko abagiye batandukanye bose bakomeje kubabazwa n'ibyo uyu mupadiri yakoreye uyu mwana, byaba ari ibiki? Ese kuri ubu inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano zirimo na RIB zaba zatangaje iki? Gumana natwe uyu munsi maze ujye munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, huta ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya marorerwa yumvikanye mu gihugu cyo mu Rwanda bitewe n'ibyo uyu mupadiri yari amaze gukorera uyu mwana wo ku ishuri cyangwa kino kigo uyu mupadiri asanzwe ayobora. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ibikomeje gushavuza abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere ka Kirehe bitewe n'ibyo umukozi w'Imana yakoreye umwana asanzwe ayobora, ibikomeje kubabaza ababyeyi bo kuri icyo kigo bitewe n'ibyo uyu mupadiri yakoze. Iyi nkuru y'incamugongo, iyi nkuru ibabaje, iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, yumvikanye aho umupadiri usanzwe uyobora ikigo cy'ishuri cyo mu karere ka Kirehe ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda, aho bivuga ko akurikiranweho gusambanya umwana utaruzuza imyaka y'ubukure wigaga muri iki kigo uyu mupadiri abereye umuyobozi. Amakuru kandi avuga ko uyu mupadiri yatawe muri yombi kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 Ukwakira 2024, aho kuri ubu acumbikiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru iherereye mu mujyi wa Kigali. Amakuru kandi avuga ko mu gihe iri shuri asanzwe ayobora rya Lycée de Rusumo riherereye mu karere ka Kirehe, aho umwana w'umukobwa ukekwaho gusambanwa na padiri asanzwe yiga, ibikomeje kugenda bibabaza abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zikorera hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo biribaza icyo uyu mupadiri yaba yahoye uyu mwana cyatumye amufata ku ngufu. Iyi nkuru kandi yanagarutsweho n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry, aho yemeje ifungwa ry'uyu mupadiri, aho mu magambo ye yagize ati arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wigaga muri icyo kigo cy'ishuri riherereye muri ako karere ka Kirehe. Dr Murangira Thierry akomeza agira ati kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru mu gihe iperereza rigikomeje ngo hakorwe dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Umuvugizi wa RIB kandi yakomeje agira inama abarezi by'umwihariko abayobozi b'ibigo by'amashuri kubera urugero abandi bakirinda kugwa mu byaha nk'ibi bikekwa kuri uyu mupadiri. Aha yagize ati biragayitse cyane kuba umuntu w'umurezi yakekwaho icyaha nk'iki cyo gusambanya umwana kandi umwana utaruzuza imyaka y'ubukure. Yavuze ko urwego rw'igihugu rutazigera rwihanganira abakora ibyaha nk'ibi ndetse anibutsa ko bidasaza ku buryo ababikora igihe cyose aricyo cyose ukuboko k'ubutabera kuzabageraho. Ese iki cyaha uyu mupadiri yakoze cyaba gihanwa n'irihe tegeko rya hano mu Rwanda? Twifashishije ibitabo byo mu Rwanda tubaza inzobere mu bijyanye n'iki cyaha uyu mupadiri akekwaho, maze tubona ko mu ngingo ya 4 y'itegeko nomero 69 rya 2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 11 2019 rihindura itegeko nomero 68 rya 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira: abakoze icyaha kandi gikomeye cyane. Icya mbere, gushyira igitsina mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana. Icya kabiri, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana. Icya gatatu, gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamije ishimishamubiri. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko nanone kitarenze imyaka 25. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana ufite imyaka urengeje imyaka 14 bigatera umwana indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio ugikomeje gukurikira ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tumaze kubabwira ko umupadiri akurikiranweho gusambanya umukobwa wiga mu ishuri ayobora, aho rino shuri riherereye mu karere ka Kirehe. Ibi rero bikimara gutangazwa ko uyu mupadiri akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa, byahise bibabaza abagiye batandukanye, maze abenshi batangira kuvuga ko umuntu wese ugaragayeho ahohotera umwana utaruzuza imyaka y'ubukure ko aba agomba kujya mu ruhame, ubundi bakamukatira ibihano ari mu ruhame cyangwa akisobanura ari mu ruhame, abantu bose babibona, kugira ngo n'abandi bose baba bafite imigambi nk'iyo nabo bajye babireberaho kugira ngo ibintu nk'ibyo bicike mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Icyakora ikindi, niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira akaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo maze ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo nabo bajye bumva aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio.
mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.